umugaragu wawe kuza kuganira ijambo ryawe. Ndagushimiye ko wamaze gutegura, wamaze kumwuzuza icyo uganiriza mu bwoko bwawe. Ndagushimiye ko wamaze kumusiga amavuta yo kugira ngo ahanure bivuye muri wowe Kristo. Urakoze kandi yuko hari imitima umaze gutegura baje kubyuka mu imbuto kandi kera ndetse ikawira. Urakoze ko ibikorwa byose bikomeza kuguheza icyubahiro none n'ibyo kugeza ubwa Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana hano muri cya gice cya 5 Abatesalonike ba mbere umurongo wa 23. Mudufashe umusome. Abaye mikoro dusome cya gice bamaze gusoma. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 23. Aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Amen. Haleluya. Turashima Imana. Igitondo cy'uyu munsi ni igitondo kidasanzwe. Abantu byenda bari bamenyereye guterana mu gatondo, ariko mu gitondo Imana yaduhaye umugisha. Turabikesha izina ry'Uwiteka. Amen. Imana yawe icyubahiro. Natwe dufite amahirwe akomeye kuba turi hano. Ejo narababwiye ko tumaze igihe tudaterana n'umugisha. Kubona abantu bangana gutya atambaye agapfukamunwa ni igitangaza. Ni igitangaza. Atambaye agapfukamunwa begeranye ni igitangaza kandi batarwaye ni igitangaza cy'Imana. Turabishimira Imana. Ndashimira kuba abavandimwe twazanye umukozi w'Imana Felix. Ndamushimiye cyane. Ni umuvugabutumwa mwiza cyane. Iyo abwirije numva estomac imeze neza, numva merewe neza. Yaganira ijambo ry'Imana numva rwose ibiri muri je bituje. Turamushimiye cyane. Narabazanye umume kuzanira abantu kucika umumenye gusa agiye gukora kugeza ubu. Ndamushimiye rwose. Ndashimira umukozi w'Imana Paul. Imana n'umugisha. Ndashimira n'umushumba n'umwarimu wacu kuva kera. Zanibuka igihe kimwe yigeze gusanga i Butare aganira ijambo ry'Imana muri Nazareti. Naho twagiye natwe dutora utuntu duke. Imana n'umugisha cyane. Turamushimiye byimaze. Hanyuma ndashimira urwego rw'abayumbe batwakiriye badutumiye. Imana n'umugisha. Ni byiza cyane gukora igiterane cy'Imana cy'ubutumwa bwiza n'umugisha. Nta kintu gisa nabyo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana risa neza n'iryo barangije. Nta gishasha. Igishasha ni Kristo. Niwe tugomba kwamamaza mu buryo butandukanye, ujenda mu majwi atandukanye, kubera ko hari bamwe bavuga amazina abandi mato, ariko turakomeza tuvuge Kristo wambwe akazuka. Niwe mukiza wacu, niwe utweza, niwe udukiza, niwe wadukishije, niwe watwitaye, niwe udukunda, niwe utwitaye. Ntawe utwitaye. Ndashimira umushiki wacu barabigera nawe ari hano yaje gusura abavandimwe, ariko yaravuze naza tutaramira iminsi. Ni umudiyakoni kandi abadiyakoni murabazi ba Stefano n'abandi bari bakomeye cyane mu nzu y'Imana. Imana n'uje umugisha cyane. Turabakiriye cyane. Bibiliya yakomeje kuvuga kwera. N'ejo barabiganiriye kwera kw'Imana ko ndi kuvugwa ni kurakomeye cyane. Imana irera.
hanyuma irashaka ko natwe tuba abantu beshejwe. Ntitwokwera kandi tugomba kuba abantu beshejwe bagerageza kweza batera intambwe kugira ngo bere. Kandi naje gusanga nta kindi kintu cyatweza uretse ijambo ry'Imana. Bibiri zivuga ngo nubwo ibyaha byacu byatukura tugatukura, ngo Imana izageza bise na shere, ariko nitwemera nitwemera ijambo ry'Imana, twe nitwemera kuko Imana ntishobora kutweza gusa, irashaka ko twemera kwera. Bwana Yesu asifiwe. Abakristo niwo mukoro wabo ni ugutera intambwe bakemera kugira ngo Imana nayo, Imana irasengesha uko bari basenga, Imana nayo ibone kutweza neza nk'uko tubimvira. Hanyuma mu gitabo cyo guteka kwa kabiri ku bice 28 iravuga ngo Uwiteka Imana mukitondera amategeko yayo yose igutegeka uyu munsi, ngo Uwiteka Imana yawe ngo izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi imigisha izakuza. Ariko yabanje kuvuga ngo nimwumvira Uwiteka Imana yawe ukitondera amategeko, kuvuga ngo kumvira ijambo ry'Imana niryo banza ry'imigisha yo muri Kristo tugomba kubona. Haleluya. Ngo muri Kristo Yesu ngo niho duhera imigisha yose. Iyo kugira ngo uyibone nuko wumvira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rikiza, niryo ryeza. Nta kindi gishobora kweza abakristo, kandi ikibazo abakristo bafite cyane ni ukutabyitaho, ntibitaye ku ijambo. Niyo mpamvu ubona dukorera abanyangamuzi y'Imana nta jambo twitaye. Ubundi umuntu wita ku ijambo ry'Imana ntayobora ijambo rye rimuyobora, ntashobora kwikorera ibyo ashaka, ayoboka ijambo ry'Imana agira ngo akore ikibi. Ijambo ry'Imana rikamuha umwuka wera, urya Bibiliya yavuze ngo nawe ugomba kwezwa ndetse n'umubiri wacu. Umwuka wera akamubwira ngo itose umuswahili yaravuze ngo hata roho yako nitema. Iyo ugiye gukora icyaha uzamubaza mbere safi kugira ngo ukizwe. Uzukikorera umuntu wako bahemutse. Haleluya. Uzamubwira umwuka wera kugira ngo Yesu muri twe wumvire. Abakristo bazasoma ijambo ry'Imana. Hari abantu basigaye basoma ijambo ry'Imana nabonye ni abafurere. Gusa abakristo aba bacu nyine dufitanye gahunda imwe muri Kristo Yesu, bagira icyo sinzamenye ikibazo bafite, bagira ikibazo cyo kudasoma. Niyo mpamvu kuva mu kwizerwa kuva muri by'Imana biroroshye cyane, kuko twabana n'icyago twarasimbanye cyane kandi twarabanaga ibintu twaratarabanaga cyane. Umugore w'umunyarwanda ngo duce ashakwa n'Umuyisilamu, iyi ngo muce yabo Umuyisilamu nyine kuko urabona nawe. Ariko ibyo byose kandi banaje biterwa n'uko batazamva ijambo ry'Imana. Hari abandi bazabasoma ijambo ry'Imana, hari abandi bazabasoma ijambo ry'Imana badive, uriya badive bazi ijambo ry'Imana. Ariko abakristo aba bene data b'Abapentekoste nicyo kibazo bagize ikibazo cyo guteganya ijambo ry'Imana. Buriya badive ni abahanga cyane, dushobora kubura n'umudive bakubwira amagambo y'akakubwira icyanditswe, bazi ibyanditswe kwereka umukecuru ukageza ku mwana mutoya, bazi ibyanditswe. Abayisilamu ni abahanga, nibo ba mbere ku ijambo ry'Imana, nibo ba mbere ku ijambo ry'Imana. Ariko baratangaye n'Abapentekoste niba ariko bakora inzira nziza bagira icyo kibazo. Kuteni uravuga nta mwiza wabuze inenge, nta mwiza wabuze inenge gusa. Icyo gikoze ni muri abantu bo kuba ku isi, mwari abantu bo kuba mu ijuru gusa, mwari abantu. Niyo mpamvu bajya abahanuzi bavuze ngo babaga ngo mu bihanamanga no kwisoza kandi sinjye bikwiye ko boyibamo barebaye. Ni ukubera kuko bahagaze bakora ibyo Kristo cyangwa se iby'Imana ishaka. Bwana Yesu asifiwe. Abakristo twokunda ijambo ry'Imana kandi apana kumva gusa, tugakora iki muri Yakobo ibice by'akangahe. Igice cya 22 biravuga ngo abumva iryo jambo ngo bagomba gukora iki jambo ry'Imana rishaka. Tugomba gukora iki jambo ry'Imana
tugikoze ijambo ry'Imana ega bino bibazo byinshi tuze gukura nacyo twiyambaza abantu badusenge kidaka ko tukwa bisenge iyo abantu bari mu ijambo imyuka biriho kabagari ko bakoma hano ijambo ry'Imana nuko tutagira ijambo ry'Imana niyo mpamvu dusengesha niyo mpamvu twifuza byinshi tubisengera tubisubiza tidukora kuko Imana ishaka mureke tuje mu ijambo ry'Imana wanaweza kusema abana bacu bige mwene nategeze kwifuza Felix arabaroje umwana wanje sinzomutanga ngo bamuhe umwana wasanze siku utazi kwigisha mwikanisa murabizi amatora menshi y'abapentekoste uzamusanga baje kureba umuntu kuzigisha abantu buri muri bagahuga mukatagakunda mukatoga kutabandika mbese bakaba bareba umuntu kugira ngo imbabazi ubwo mwamukire mani waba siko abayisilamu bazabagira siko abayisilamu bazabagira abayisilamu abana bazabagira gusenga saa kenda nijoro bagira umwana wabo kugira ngo biga korowani mu mwuka bazabayiga mu mwuka kuko bagira inkoni bazabakora ntabashije amakuru baravuga ngo bagira inkoni babakubita ni ukuvuga ngo bagira ibice bamuha za korowani iyo atabisingatiye mu mutwe kubera ko abana bandi babakubitiye matematika ariko bayimenye ko bakubitiye sitwari kandi barayimenye ko bakubitiye kumenya inzuzi n'imisozi bakaba barabimenye kubera ijambo ry'Imana ega bari basaba kwigishwa kubyineza abana basaba kwigishwa kubyineza ukunde n'ubikunde umuntu mukuru niwe azigisha kubyineza ijambo ry'Imana ariko bibiri zo muri mu batoza bakiri bato ngo bazagire abasaza ngo bakubitiye iyo hanze igaragara kindi nuko abakuru babuze njye mwabahagirira nuko babuze bene data baruweho iyo bajabuze njye mwabahagirira ariko ukubaza kandi kubegera ni kwegera Imana ni ukwiteganyiriza abandi bamutorwa kandi Imana ishimwe ko naje duhe Imana icyubahiro mureke twite mu ijambo ry'Imana ntuza gusoma Bibiliya uri gutambuka gusa usoma Bibiliya uri kwihana hanyuma tuzawihagira gisigaye isabune ushaka ngo were niba usoma Bibiliya uzumenya kuri kwiyeza niko Bibiliya yavuze kwiyeza koga usoma Bibiliya uri koga ubundi iyo usoma ikintu abazi gusoma neza bamwe cyangwa ngo dusome ni abazi icyo bita vigile nabwo ikintu cyose cyangwa kwende interrogation ko akantu kose kagomba gusoma kandi waje kwiza ukita uko kavuga gusoma ijambo ry'Imana ni imbaraga umenye ngo tugiye gukomeza hari icyo Imana igiye kugira ngo imbere kandi kandi niba ikibazo ega ugomba kwitonda ukamenya ko ikibazo gisobanura iki kibazo ni iki kibazo iyo usomye mu gitabo cy'itangiriro ibice bine ku murongo wa mbere uraza gusanga muri nkuru za Kayini na Abeli Imana yiyemeje kugenderera abahungu igenderera Kayini umwe yari umuhinzi undi akaba umworozi ngo baratunga bisanzwe amatungo nk'uko twashize ngo umukuri ngo Abeli ngo afata ngo igitungo cyiza gisa n'uko yumvise murabizi twese tabuze hari abatazi ibihumbi hari abatazi 200 sinzi icyo Imana ishaka byenda ashaka uwatanze atunganya umutima ariko wishimiye ituro rya Abeli hanyuma ngo Kayini nawe atanga ibivuye ku byo yahize ariko ngo yabikoze kuko Imana yishima gusa Imana kunezerwa kunezeranwa kunezerwa umuntu umwe niyo mpamvu yavuze ngo nkunda Yakobo kangane n'ubushake bw'Imana n'ubushake bw'Imana igomba kuba ubushake kandi ngo yabanye umutima mubi cyane Imana yo mu ijuru niyo yabwirije Kayini ngiyazira n'umugabo Kayini nukora ibyiza tuze abana bavuga ubutumwa Imana yo mu ijuru yirureba cyose niyo yagereye nukora ibyiza tuzeho iravuga ngo mutariko bicaho kiritura tugira ku ngo n'ukuri nibo bishaka gatatu Yesu ashimwe bicaho kiritura nta kindi cyo kumeza no kumva Imana
niko kwera, niko kwera nyawe kumvira ijambo ry'Imana kandi tukarisoma. Muzamureka gusoma Bibiliya. Amen. Sibyo baba muzamusoma Bibiliya. Ntimukaza muririmba gusa, muzamusoma Bibiliya. Bibiliya ni igitabo cy'Imana. Ejo bundi hari uwatoye icyifuzo cy'umwana ufite imyaka 13 hano ari kunywa none ubu yagusa umwarimu arakatije umwana yigumye akuse niyo kuba baragusa kubera ijambo ngo bamukoze mu mufuka basanga afite ikintu afite imyaka 13 turimo tumuseka mu gicumu gushika Paul urumva ngiki kibazo hano muri Kenya bafite utundi duhuru bari mu kurya kitwitwa mayonji. Ese ni mayonji baza mila ndagira ni mayonji bari kare yitwa mila uzata bizavana wana uzi ngo nziza birara bazama bikurani wana niba biza nakashusho iwacu uzari yashikara bakamatangira kubirisha saka kandi bashitse na kivana bazama mama bijyago tente abasoma kugeza ni mugoroba nziza birara bizari bari kishusho igishusho kitende kukira kama saka cyane ubundi nta kintu cyo gufasha kutatamenya ibihumbi abana bacu si uguterana. Ubundi guterana ni byiza ariko kwiga ni cyane kandi icyo kibazo twagize mu bapasitori bacu n'abavuga ubutumwa bwose ntabari mutubwira kandi kubera iyo mpamvu usanga abantu iyo bari mu rusengero ari abapatani mugari wa Gitwaza aho tuba yaravuze ngo abakristu bawe ntabwo ari gukorana abo tugukorana abo ni abana abo gukorana nabo bazakurwanya nta umushumba n'umwe mu rusengero kandi abakorana bagomba kuba abana hanyuma bakiga abakristu ntibaza babwirizwa baza kwiga ijambo ry'Imana umurongo nicyo gihe tuba tweye n'ubundi nta kintu tuba tweze kwiga ijambo ry'Imana. Tugira abavuga ko nabe naje nzane kugira ngo umuntu asohoke gusenga aje mu ni ukureba ubukene bwo kwiga. Umuntu wize neza aho umuntu yari tuzona akabaho kari inyama ubundi akavuga kakabunyaka kandi ubashaka tukabwira ngo tugende ususohoka gusa mu bana waba waragatobeye mwaratanze rusake mwaratanze ihene uko mutongeze gusa wowe ukanabwira tikaze bakaguze mutanga kandi iyo umufana utanze vraiment mwihanganire si ikibazo cy'amaraso naje umukristo haleluya ndashaka kubabwira ese abantu yavuze Salomo ni meza y'umuntu ni mutera kandi mukene ndago tumenya nta muntu wo kubirira neza ngo rubona nta muntu wo kuba ubundi ushaka kutaziragirana kugira ngo umuntu ntaza kwibagirwa uzosangire nawe nusangire umuntu ushobora kutazagutera kumugabura ntaza kwibagirwa ahantu hose barayibura ushoje mu safari umugore tuzi kwibagirwa uzobaza uzokugana ubaza bose sonesha kandi kuri nibi tuzuye muri ibindi bisa umuntu bakora shoka yego yari yagaha impamvu zubona abantu gusohoka mu kanisa kujya ko mutamu mu kugira ikibazo cyose kandi niyo kubera amapete satani muteye ureka ngere azoshika sonze azosonze nukura azosonze atakuomba kumara iminsi atari mu kanisa buri munsi agomba kuba ku kazi ategura ibintu uzona abadamu bava mu rugo cyane usubira mu kubereke kibaza bava mu rugo nibangiriye iyo atari guteka bari kumesa iyo atari kumesa bari gukoropa iyo atari gukoropa abari gupanga ibintu mu nzu iyo atari gupanga ibintu mu nzu abategura abantu iyo atari gutegura abana abategura umugabo iyo atari gutegura umugabo abari kwakira abashyitsi uwo nyiri umushumba ni nyiri gutegura ibiryo ureke natwe twiga ijambo haleluya nitumara kwiga ijambo ry'Imana tutarifunga tujya neza tutanyure ni ukuri nta
barwara umutwe, barwara malariya, barwara yarota nabi akayifata akayisekura. Uzufata usumba cyane, usumba ushaka kuyibikiza hepfo. Usumba cyane tukimukirara mu mutima. Bibilizo ariko ijambo ryawe mu mutima ma. Amen. Hallelujah. Igitabo cy'itangira ibice bitatu umurongo wa mbere uraza kuhasanga inkuru za Adamu na Eva. Imana yarababwiye ibi biti ni byinshi musorye muri Edeni nta ruzi rurimo utundi tugezi duto tune munywe uko mushaka uje iburasirazuba mwe agiye iburengerazuba iburyo n'ibumoso ariko arababwira ngo ibi biti byose bireze mwirye ariko iki giti kimwe gusa mbana byinshi igiti kimwe gusa n'ikimana y'ababwira. Ibidufitiye akamaro tuzobireka, ibidufitiye akamaro aricyo tuzagira dute sidopo iki kimenyetso cyiza niki ntukaza kiki nukuri ntazabandi urabona harimo umuntu ushobora gukora n'ikosa kubera impamvu ziza ariko bakoze ikosa kubera gutuza. Umugabo umwe w'umuzungu yaraje inshuti ye ariko akamenya ko adafite batazamuza aramubwira aya masorori arimo ibicu naya iriya sahani tuyikoreho ifite ibindi bintu birimo n'ibyaje ariko abasangira ni benshi kandi urabona mu kizungu nibo zafurikaga ziba zuzuye imbuto n'utubiri tw'amata. Aragiye ari muri Amerika wa mugabo atari kandi abanyamurenge banga kubabuza kubabwira ngo iki ni icyaha ko ni ikibazo iyo twaturebye nisho banga ikora kumwe n'abandi bantu bareka iki kintu nageretse ariko wareka tukakivugaho nuko ari byo byiza nuko uratubereze uzamusanga abantu batatu bagiye none ariko uko nyamo badamana bose uri hehe niko baranga bose uri kuravuga uri gucaka babwiye iki baracha ariko bari cyane tuzobe ibindi tuzobe arariye arahaze akweza akabido k'amata aranyoye afashije aranyoye azanye imbuto arariye arahaze ngo yabaye kwajyanye mu nzira bari kuza premite reka fundira ibintu kwirirwa kompaniya nahaze kuze kureba umuzungu wakubujije nawe umuzungu akubacu kandi yakivani bari ruguru yasize yakageza vajate hari amashuri y'abagabo amakoti amakoti bari ruguru bari bafite kimirongo biri mu dufafu dusa n'utumana tw'intero dusa n'udushaka tumwe tutaradufatika naho vajate kuko zamaze gukorera mu mafunguro ya saa y'amashara none bari bafite peteroli agamuri areba mu muntu wumvira bazakorana neza azayicara hari umuntu uzamubwira wafunguwe y'amashara y'amagana akiruka akagafata abiri yayashoza hano yaje gusubirayo akiruka akagafata atatu yagira arafundikira naho na kamera birimo wa muzungu ameyiruka mu minota yarahageze n'icyaga uri muri siporo kamere muntu yamubwira ngo sindike cyane nagize ikibazo sinakubujije ngo tufungure sinagushaka itere kare kuri bayibuli kubera ko mutazamuvugire ureke twumvisha ureke twumvisha Imana yaravuze ngo ngindorerwamo ngubu ubuzima bwahaye ikibazo mwari akize Adamu amaze gucumura yatandukanye n'Imana ariko Imana itugirira imbabazi ijambo
mu buzima, ijambo ni ukurema, ijambo ni ugukira, ijambo umugabo ni ijambo. Haleluya! Imana yaduhaye ibindi byose, we yaduhaye Yesu Kristo, ibindi byose yaduhaye Yesu Kristo, niwe jambo. Mureke twumvishe, mureke tugendere mu ijambo ry'Imana. Bashiki bacu, barumuna bacu, abakobwa bacu, mureke tugendere mu ijambo ry'Imana. Tureke gutanga ijambo ry'Imana, twumve ijambo ry'Imana. Usoma Bibiliya bana Moses, usoma Bibiliya ni igitabo cyiza cyane. Ntawamenya aho uhura n'abakumanywa na nimugoroba, ariko iyo wayisomye mu gitondo ikubera itara, igenda ikwereka icyo ugomba gukora. Ijambo ry'Imana. Abaririmbyi, abasore, abahungu n'abakobwa, nta kindi cyatuma mudakora amanyanga, ni ijambo ry'Imana. Nimwe mukobwa n'abakobwa b'abanyamulenge bava mu nzu bagashaka hano, ubu biraharagwa cyane iwacu bari bashingiye, kandi muruza ntibari baja mu banyamulenge bakaje tubaja mu bagande niba bari kubashinga. Ejo ubundi naje gukobora avuye muri Amerika kandi yasize asize umugabo. Ni ikibazo cyo gutegeka ijambo ry'Imana, ni ikibazo cyo gutegeka ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu bagomba kwandura kuriya ntibigeze bera ijambo ry'Imana kugira amatora. Ijambo ry'Imana ryakoze asa risoma ukagira umushyitsi, warisoma ubundi ukaseka, ubundi warisoma ukarira, ubundi warisoma ugahita warisoma, ubundi warisoma ugahita wibuka. Haleluya! Ijambo ry'Imana risomye biraguhindura. Uzasoma igitabo cya Yohana igice cya 3 uraza gusanga n'umuntu usa Yesu mu bibazo bitari kodemo. Ngo yaraza babijoro baramubwira ati tuvugane umwanya tuvuge ngo menya gato nageze hano. Yari umuki ukomeye cyane. Haleluya! Numvise umama matera ngo urayama uvuga ijambo ry'Imana. Nagiye kugira ngo biyandike mu kuvuga. Nta muntu n'ibintu abantu bageze mu ijuru. Uku twebwe tuko turafura ariko ibintu barayavuze. Zageze umutima. Amuntu wabivuga uretse umuhanuzi wavuye ku Mana. Yamamubwira ngo nikote ko uje ufite ubwo urasubira ati n'ibintu kubera rero ijambo komera n'uzi ubutumwa. Umwana w'urateka yamamubwira ngo umva muri wanemereye ukavuga. Vuga reka gutakaza ukaza. Ubwiza amahirwe ubwiza turabona vuga. Yamamubwira ko se birashoboka. Biragera yamamubwira ngo vuga kabiri uramuca ushaka. Yamategeka kumubwira ngo none ubona umukanje urenge umugana kandi mukecuru n'amaze gusaza. Mugana bwa Kristo turavuga ngo kiyoshobora. Uzoshoboka ko umugana burya ashobora kandi ese ndashaka na mama kiye tibikunda yamamubwira ngo muzamugisha. Muzamugisha. Muzamugenda kubwira abantu cy'Imana utaza kuvuga kabiri.
titire gani ijambo ry'Imana kuko nako gutora ko kitora ko ijambo ryavuga ngo tutore ijambo mana utakubwira uzoja gusanga ibintu bitakubwira reka kubwire mwene mwene ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rizaza kandi rizotungana rwose mwakira ijambo ry'Imana.
Audio Jungle.